Umuhanzi Kevin Kade yasohoye amashusho y'indirimbo ye nshya yise My Bae, yabaye ya gatanu kuri album ye ya mbere yitiriye injyana y'icyazanye yise Rockstar. My Bae ije ikurikira indirimbo z'uyu muhanzi enye zirimo Sophia, Mi Amor, Like You ndetse na Kawo. Izi zose zizakurikirwa n'indi nshya uyu muhanzi azasohora ku wa mbere yakoreye mu gihugu cya Kenya avuga ko ifite umwihariko. My Bae ni indirimbo y'urukundo aho umukobwa asaba umuhungu bakundana ko bagenza gake iby'urukundo rwabo kuko aribwo ruzaramba. Kevin Kade yatangaje ko iyi ndirimbo ye My Bae ari imwe mu zigize album ye ya mbere yakubiyemo indirimbo zitandukanye zirimo n'izo yahereyeho mu rugendo rwe rw'umuziki kugeza n'ubu. Avuga ko ataramenya neza umubare w'indirimbo zizaba zigize iyi album ariko ko ateganya kuzayisohora mu mwaka 2021. Akaba ari album avuga ko yahaye umwihariko kuko avuga ko azayikubiraho indirimbo zikozwe mu njyana zitamenyerewe hano mu Rwanda. Iyi ndirimbo ye My Bae iri kuri channel ya YouTube nyuma y'uko izindi enye ziri kuri channel ya label Incredible Record abarizwamo. Uyu muhanzi yavuze ko afite intego yo kugira uruhare mu iterambere ry'umuziki w'u Rwanda ariko kandi akawusaruramo ibigomba nawe kumuteza imbere. Kevin Kade kandi akaba yasabye abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange kumushyigikira mu rugendo rwe rw'umuziki. Kevin Kade amaze umwaka akorana na bagenzi Bernard, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nk'iyitwa Sophia na Mi Amor yakoranye na Riderman. Incredible Record isanzwe ibarizwamo abarimo Davis D na Seni, yanyuzemo abahanzi nka Active, Dani Nanone, Khalfan, Aime Bluson, Young Grace, Sini ndetse n'abandi. This is Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.